Yes, bibe byiza kuri mwebwe mukurikirana Fisherman TV nk'uko bisanzwe dusanzwe tugenda tubagezaho abanyempano bagiye batandukanye. Aha ngaha rero twanyarukiye kwa producer Elia. Kwa producer Elia rero tuje kwasanga umwana, n'umwana ukiri muto cyane, ariko ni wa mwana nanone musanzwe mumenyereye mu bijyanye no kuririmba. Ni umuririmbyi wa gospel. Reka tumuganirize tumubaze amazina yaze kutwibwira, ndetse tunaganire ku bijyanye n'umuziki we muri rusange. Bimeze bite muhungu? Nitwa Niyibigira Elia, nturuka ku itorero rya Kidendezi mu Badivandisiti b'umunsi wa karindwi. Nkaba nemerewe kugira ngo ngire icyo nabagezaho mu ijambo ry'Imana binyujijwe mu ndirimbo. Yes, uraza kudufasha rero wongera ijwi cyane nk'umuririmbyi nyine. Umuririmbyi agomba kuba nyine afite ijwi ryumvikanisha nyine kuruta amajwi asanzwe nyine. Uraza kubivuga nka kwa kundi ubivuga mu ndirimbo kugira ngo amajwi yawe abadukurikiye baze kuba bayumva. Ese ubundi hari igitaramo wari witabira muri rusange? Narakitabiriye. Waririmbye ahitwa hehe, cyangwa se muri icyo gitaramo wakiriwe ute? Nakiriwe neza kandi ni ku itorero rya Gapfura. Yes, mwabyumvishe rero abantu badukurikirana cyangwa se abantu muri mu karere ka Musanze, by'umwihariko hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu muri rusange. Uyu nguyu ni umwana mutoya, aravuze ati performance ya mbere nagize niyo ku itorero rya Gapfuro. Ese wari uhagiye nk'umutumirwa nanga ni muri rwa rwego rwo kugenda impano zizamurwa? Watubwira umuntu wagufashije kuba wagera aho ngaho kuri iyo concert? Ni umugabo witwa Elia. Yes, Elia, ubwo niwe producer utunganya indirimbo zawe? Yego. Yes, mwabyumvishe rero nk'uko twababwiye, ntabwo ari ugukorera kwa producer Elia ngo birangiriraho. Ni hantu umuntu ashobora gukorera ndetse akaba yabona promotion yo kuba cyangwa se promotion ku buryo bwo kuzamurwa. Nk'uko dusanzwe tumumenyereye, ni umugabo ukomeje kugenda akora ibikorwa byiza mu rwego rwo kugenda azamura impano. Murabizi hari undi mwana umaze iminsi nawe atrendinga ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Byumvikana ko ni umugabo uri kugenda yubaka ikintu gikomeye. Ese mumaranye igihe kingana iki akurikirana ibijyanye n'ibihangano byawe? Ni igihe kigera mu mezi abiri. Mu mezi abiri. Ubu ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo zigera mu 8. Yes, mwabyumvisha afite indirimbo zigera mu 8 kandi amaranye na producer amezi abiri. Izikoze zirakoze zose cyangwa nta video urakora cyangwa se nta audio urakora? Bimeze bite? Sobanurira abadukurikiye. Nta video nta na audio. Yes, nta video nta na audio. Urukumva nyine aracyari mu buryo bwo kumutunganya nyine kugira ngo igihe azaba ageze igihe cyo kumuronshinga azaduhe ikintu gifatika mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Ntabwo producer araza kuba ari kure cyane, dushobora kuza kumubona bitewe wenda n'akazi arimo karamutse kabaye gakeya tukaza kumuganiza. Ariko ahangaha turacyaganira n'umwana. Reka tumaze umwanya munini tuganira kandi nta kintu kigaragaza ko uri umuhanzi nk'aga freestyle gakeya, cyangwa se uze kuturirimbira indirimbo. Mu ndirimbo ukunda ni iyihe uri kumva waririmbira abantu baduteze amatwi cyangwa se bari kudukurikirana ku ma video? Indirimbo yitwa Umugabo. Yes, indirimbo yitwa Umugabo. Ubundi umugabo bishatse kuvuga iki? Umugabo, tuzi umugabo nyine ko ari umuntu Imana yaremye, ariko si ni ikihe gisobanuro cy'umugabo muri rusange? Ni umugabo igihe azaba yananiye umugore cyangwa se umugore yananiye umugabo. Yes, mwabyumvishe rero. Ni story, ni ibintu bibaho mu buzima. Nubwo ari umwana muto ariko nawe abagenda yitegereza. Ahangaha reka tuze kumuha mikoro azamuke n'iyi ndirimbo yitwa Umugabo. Nyuma yaho natwe tuze kuba twagira ikindi kintu twongeraho, ariko tumaze kumva iyi ndirimbo uburyo ikozwemo cyangwa se amagambo ayigize n'impanuro abagenda atanga.
Wow, mwabyumvishe rero umwana ni umwana koko ufite impano. Mbega indirimbo umuhungu, Oui, amakuru yawe ni meza cyane. umeze neza? Meze neza Iyi cyane. ndirimbo si ni wowe wayanditse? Ni njyewe rwose. Eh, Ni njyewe. mbega mwebwe muri kudukurikira rero gatanu kuri gatanu, mwabyumvishe ni umwana ufite impano, ya mpano noneho iri gushashagirana. Reka tukubwira ngo kora subscribe kuri YouTube, wandika Fisherman ukaza kuba wadukurikirana, ndetse ukaza gukora like, share and comment kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Iyi ndirimbo ko inkoza ahantu ku mutima. Ese ubikora ryari? Ubundi ubikora ryari ku ibijyanye n'umuziki, kugira ngo wandike indirimbo uyinonosore gutya, cyangwa se ize kuba itunganye imeze neza? Ubikora ryari? Mu gihe mba ntunganye nta kintu nta kazi ndimo nkora, ntangira gufata umwanya ngatangira guhanga indirimbo. Ndimo kumva ari indirimbo zijyanye n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi, cyangwa se ubuzima duhura nabwo ahangaha. Umugore akunaniye cyangwa se umugabo akunaniye, ni ibintu bisanzwe bibaho. Tugenda tubona abantu benshi ibintu biri kugenda bibacanga mu buryo bw'imibereho, cyangwa se mu buryo bwo kubaka ingo, kandi wowe iyi ni story waririmbye uri umwana. Ese ni igitekerezo, ni ibya nyabyo nanga ni igitekerezo wahawe n'umuntu? Oya, nibyo mbona hano ku isi hose akenshi bikunze kuba. Yes, mwabyumvishe rero. Ni igitekerezo cyangwa se ni ibintu agenda abona hano hanze umunsi ku wundi. Reka tuze aze kuba yaturirimbiraho mu ijwi rya nyaryo hatariho umuziki, tuze kumva akandi kantu nyine, kubera ko nje aho tugeze ndi kumva amagambo yaba make yuko aririmba cyane nkurikije uburyohe buri muri izo ndirimbo. Kandi nakubwira ngo Imana ikomeze kugenda iguha umugisha. Amen. Umugaba kunaniye, umugora kunaniye, uje ubyereka Imana ikongera imbaraga. Naho waba urwajije cyangwa se wapfushije, uje ubyereka Imana ikongera imbaraga. Mbese Yesu ajya anyitaho iyo ngeze mu makuba, iyo mbabaye niyo mbogoza, mbese Yesu ababireba. Anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho. Yes. Mwabyumvishe rero na live muri kumva rya jwi rye ni irya nyaryo. Reka tukubwira ngo wowe udukurikiye ushobora kuba wifuza ko uyu mwana yaza kukuririmbira mu gitaramo, cyangwa se ku itorero ryanyu. Birumvikana asengera mu badivandisite b'umunsi wa karindwi mu ntara Kidendezi, intara y'ivugabutumwa ya Mugari. Yego, ku itorero rya Kidendezi ku ntara y'ivugabutumwa ya Mugari. Aho ngaho ni mu karere ka Musanze, by'umwihariko mu murenge wa Musanze, akagari ka Kabazungu. Ntabwo ari kure cyane. Ariko uri umunyeshuri? Ndi umunyeshuri. Reka tuze kumubaza ikibazo kimwe, ntabwo kiraza kuba kigoranye, kwenda kwegereza mu bihe by'ibizamini. Ese muri uku kwa gatandatu, muri uyu mwaka wa 2024, uku kwa gatandatu, ni iki twiteguye mu kwa gatandatu, muri uku kwa gatandatu tugiye kwinjiramo? Yego, kijanye na gahunda za leta. Hagiye kuba amatora. Mwabyumvishe rero n'umwana uzi kugenda akurikirana, nubwo akurikira umuziki, ariko ni umwana nyine ugenda yita no kuri gahunda za leta. Burya biba ari byiza kugira ngo abana nk'aba bagende bamenya amakuru ku gihugu, cyangwa se n'amateka y'igihugu. Urabyumva ko agenda abikurikirana. Wiga mu mwaka wa kangahe? Wa gatandatu w'amashuri abanza. Ufite imyaka 12. Yes, ni imyaka 12 rero. Akaba ari umwana ufite impano yo kuririmba.
urifuza ko ibi bintu byagera ku ruhe rwego cyangwa se iri vugabutumwa ryagera ku ruhe rwego? ndumva bitagumya kuguma aha ahubwo ku buryo nifuza yuko byazamuka bye kuguma aha ngaha gusa. Yego, arifuza ko rero byazamuka bikagera ku rundi rwego, ariko mu rwego rwo kugira ngo nyine binamenyekane ni kwa kundi urakora subscribe ugasharinga kugira ngo hirya no hino nyine bagende bamumenya, babone no kuba banamutumira mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ariko by'umwihariko reka tukubwire ngo wowe udukurikiye uri kureba iki kiganiro, katukubwire ngo uyu mwana ni umusanzu wawe mu kuba yazamuka, kandi akaba ari n'umusanzu w'igihugu, kubera ko dushaka kugira ngo impano ziri mu rubyiruko, ziri mu bana, zikomeze kugenda zikura zigere hejuru. Reka tumushimire rero ko yaduhaye umwanya we. Ntimumubone ngo nuko ari umwana, ariko gutanga umwanya burya nabyo ibyo ni iby'agaciro. Turagushimiye, wakoze rero kuduha umwanya wawe. namwe mwakoze. Hari indirimbo nshasha uri kumva iri muri gahunda yo gukora? Yego, Yitwa ngo iki iyo ndirimbo? Niwangana ni amashimwe. indirimbo rero igiye gusohoka yitwa Amashimwe. Ninde uzagufasha mu kuyikora? Ni uwitwa Eliya. Yesu nari kumwe na Eliya nyine nk'ibisanzwe. Abantu nyine bari kureba kino kiganiro, Eliya ni umuntu uzamura impano z'abana mu buryo bwo kubacurangira. Ni producer, aratunganya amajwi ndetse akaba yanagufasha no kugera ku buryo bwo gutunganya amashusho. Ndetse wowe ukeneye icyo bita beat cyangwa se umuziki, wamwegera akaza kuba yabigufashamo. Ibe byiza kuri mwebwe rero mwakomeje kugenda mudukurikirana 5 kuri 5. Tuzasubira, ikiganiro nakagaruka. Thank you.